Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umunsi Imana yaturemeye. Uyu ni umunsi turi mu ntsinzi. Uyu ni umunsi w'amahirwe. Uyu ni umunsi tutagombye gushaka ibindi bintu twiyongeraho. Imana yacu iraduhagije. Yesu ashimwe cyane. Uwo Imana yemereye ko aba hano vuga ngo amina. Abo Imana yahaye ubuzima, haleluya. Abari muri iteraniro, haleluya. Abari hanze yaryo, haleluya. Abazarikurikirana, haleluya. N'abadukurikiranye, haleluya. Amen. Umuntu ni wowe ushaka mu buzima iyo wamenye ko wabyutse nta muntu uba ubifitemo uruhare n'Uwiteka Imana. Icyubahiro gihereza Imana yacu. Ni benshi abaganga basigara bazima bagaruka bagasanga ibipimo byamanutse, ariko n'ukuri niba tansiyo yawe ari nzima, n'ukuri niba amaboko yawe yamanika bikemera, niba ukandagira bikumvwa, niba uvuga amina bikemera, habe n'ubwo imiyaga yaba ihari, habe n'ubwo imiraba yaba ihari, icyubahiro gihereza Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana blessing imirimo y'amaboko yacu mu izina rya Yesu. It's okay. Hallelujah. Amen. Amen. Abashyitsi Imana baduhera umugisha, turabakiriye mu izina rya Yesu. Niba uri umushyitsi zamura amaboko yawe hejuru tukurebe. Uramutse uri umushyitsi wawe, dukomere Imana amashyi ukuri tubakire. Bene data, urugo rutagendwa rwose ruba rufite ikibazo. Ujye utinya ikintu ijambo ry'Imana rivuga ngo mukunde kwakira abashyitsi kuko hari igihe muzakira abamarayika. Haleluya. Uwo muco nawo muwukunde wo kwakira abashyitsi. Imana baduhera umugisha abashyitsi bacu. Yesu nahabwa icyubahiro. Bibiri iravuze ibice bibiri muri Yosuwa. Reka duhere ku murongo wa 8. Nuko batararyama uwo mugore arurira basanga hejuru y'inzu. Yego. Arababwira ati nzi yuko Uwiteka abahaye. Aho niho nashakaga. Nuko batararyama uwo mugore akora iki? Arurira basanga hejuru y'inzu. Arababwira ati nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu. Nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu. Kandi mwaduteye ubwoba. Kandi mwaduteye ubwoba. Ndetse abari mu gihugu bose. Abari mu gihugu bose. Mwabakuye umutima. Mwabakuye umutima. Kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura. Muyigezeho muva muri Egiputa. Nibyo mwagiriye abami bombi. Nibyo mwagiriye abami bombi b'Abamori bo hakurya ya Yorodani. Yego. Sihoni na Ogi. Abo mwarimbuye rwose. Abo mwarimbuye rwose. Tubyumvise uwo mwanya. Imitima yacu ishya ubwoba. Imitima yacu ishya ubwoba. Nta muntu n'umwe mutakuye umutima. Nta muntu n'umwe mutakuye umutima. Kuko Uwiteka Imana yanyu. Kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru. Ariyo Mana yo hejuru mu ijuru. No hasi mu isi. No hasi mu isi. None ndabinginze. Nimundahire Uwiteka. Nushaka kurekeraho komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Abarokore muteranye uyu munsi muhereza Imana amashyi mu izina rya Yesu. Hari umuntu waba wumva amakuru ye ndimo kumva. Hagarara inshuti yanjye gatoya. Hari umuntu waba ateranye muri iri teraniro ashaka kumva icyo Imana ivugana n'umutima we. Hari umuntu waba ashaka kumenya agaciro afite imbere ya Kristo. Hari umuntu waba ashaka kumenya umugambi Imana ifite ku buzima bwe. Hari umuntu waba ashaka kumenya ko aho yavuye ari Imana yahamuvanye. Hari umuntu ushaka kumenya ko ibiri imbere ari Kristo uzabinesha. Icyubahiro gihereza Imana data. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Uyu mudamu aravuga ngo nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu. Ushobora kuba unyuze ahantu igihe kinini ukabona urahatinze ukanagira ngo waratsinzwe, ariko ntumenye ko amakuru y'aho wavuye hari ahabitse. Biro mwicaranye ngo ubuhamya bwawe burimo gukora akazi. Amen. Amen. Mubwire ngo icyo watsinze umwaka ushize kirimo kiratanga amakuru. Mubwire ngo ibyo watsinze 2021 birimo biratanga amakuru. Mubwire ngo icyo wanesheje 2022 kirimo kiratanga amakuru. Mubwire ngo icyo watsinze 2023 kirimo kiratanga amakuru. Hallelujah. Hallelujah.
gusoma aya magambo, nkimara kumvira ijambo ry'Imana, nongeye gukomerera mu mwami. Icyubahiro gihereza Imana. Haleluya. Babaheruka bari i Kedeshi. Amakuru barayamenye ko hari ahantu batinze. Reka mbwira umukristo unyumva, ntacyo bitangaje kuba utinze mu kibazo, kuko n'abaturanyi barabizi ko bahatinze, ariko ijoro ryo kwambuka rizabatungura. Ijoro ryo kwambuka rigiye gutungurana. Ijoro ryo kwambuka rigiye gutungurana. Ijoro ryo kwambuka rigiye. Birambwira ngo babazi bari i Kedeshi. Haleluya. Haleluya. Bavuye i Kedeshi nibwo bambutse Yorodani. Ariko igitangaje nshuti yanjye, bari bazi ko aho i Kedeshi batazahava, ariko Imana yari igikomeresha abantu imitima amakuru y'inyanja itukura. Vuga ngo bari bakibuka iby'inyanja itukura, yongeramo ubuhamya bw'inyanja, yongeramo ubuhamya bwa Yorodani. Baracyatekereza iby'imyaka yarangiye, ariko hari ibyo bigiye gukora uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. 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 Wari ubizi ko Imana igira uruhare rwo kugutinza ahantu, kugira ngo abakwitoroye bavuge, kugira ngo abakuzi bavuge, kugira ngo abaganga bananirwe, kugira ngo abatabyumva babimenye, kugira ngo abatabizi birambwira ngo listen, barakore nubwo mutiyizi, ariko Satani aratuzi. Aratuzi ko twazukanye nawe, aratuzi ko twacunguwe n'amaraso, aratuzi ko twabohotse, arabizi. Cyubahiro gihereza Imana. Cyubahiro gihereza Imana. Bwira mwicaranye ngo arabizi. Arabizi. Haleluya. Farawo byaramunaniye kubyakira. Bagira ngo nsubiraho inyuma gato kuko uyu mugore hari ibyanyubikije. Birambwira ngo bageze ku nyanja itukura. Amen. Ngo Uwiteka bahagarika ku musozi witwa Paharoti. Abashira ahantu muri No Man's Land, abashira ahantu. Arahabaraza, arahabasibiza, arongera ategura Farawo ngo bakurikire. Biravuga ngo yinangije umutima wa Farawo. Ngo ni Imana yinangije. Imana ishobora kwinangiza umutima w'umwanzi wawe akagukurikirana, ariko kugira ngo Imana izamwibagize kugukurikirana umwaka utaha, kugira ngo Imana izamwibagize kugukurikirana ibihe bizaza, hera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo bahagarika ku nyanja itukura, ngo irangije itegura ibintu bitatu. Itegura Farawo kubirukaho, itegura umusozi impande n'impande, itegura inyanja itukura, ibasiga muri isolation. Birambwira ngo baraharara barahasibira, ngo igitondo kimwe bahindukiye babona Farawo. Ngo kandi Farawo agiye kuza azana na special. Amen. Azana n'abarwanyi batigeze barwana intambara. Listen. Ntabwo nzi agaciro k'intambara yawe, nta nubwo nzi ibikwirukangaho urwego rwabyo. Niba birwanira mu kirere simbizi, niba birwanira ku butaka simbizi. Icyo nzi nuko wahashizwe n'Imana aho uri, icyo nzi nuko waremwe n'Imana, icyo nzi nuko wahamagawe n'Imana, icyo nzi nuko Yesu ari mu ruhande rwawe. Hera Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Jambo ry'Imana rirambwira ngo bahindukiye babona Farawo, ngo barebye imbere babona amazi, ngo barebye iburyo babona imisozi, ngo baribaza ngo ni kuki Imana itatundetse ngo dupfire mu butayu, dupfire mu maboko ya Farawo. Kuki yatuzana gupana n'imiryango yacu? Amen. Amen. Ariko kuki Farawo yirukansa abantu b'abagaragu? Kuki Farawo kwirukansa utagira akazi? Uramutse ufite akazi buriya ntiwamusiga. Haleluya. Haleluya. Niba Farawo atagushobora uri mu bukode, uramutse utari mu bukode ntiwamusiga. Niba Farawo atagushobora, listen, niba Farawo atagushobora wigisha abana i Kigali utagira akazi, niba navuga ngo uramutse wabonye akazi ntiyataha. Hari ibintu ukwiye kumenya ko atari wowe uriho. Hari Imana ya Aburahamu ikikurengera kandi izakurengera. Hari Imana irimo kubaka ubuhamya muri successful. Ubu ni ubuhamya kuba tugereje iyi myaka, si uko nta bazi, ariko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Hera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ababyumva icyubahiro kibi cy'Imana. Ngo bahagarara ku musozi, ngo bamurebye barikanga, barebye inyanja barikanga, barebye iburyo n'ibumoso barikanga, ngo bahagarika igiti. Ngo bigeza n'ubwo bakurayo amajwi baravuga ngo Mose
icyatumye wemera kudushukana n'imiryango yacu katuzana gupfira muri ubu butayu, ngo baritotomba baravuga ngo twari gupfira muri Egiputa ariko ntidupfane n'abagore n'abana bacu. Baravuga ngo kuki wabyemera, kuki wemera kudushingurira mu butayu? Babwira Mose kubera ko bari batugirijwe, iminsi yo gutugirizwa yarabaye n'iminsi yo gutugirizwa iracyaza, ariko naho yaza Imana yabakuye mu maboko ya Farawo, izabakura ku nyanja itukura, izabakura mu bukode, izabakura mu myenda, izabakura mu marira, izabakura mu ndwara. Komera Imana amashyi hari abavugana nabo, cyubahiro gihereza Imana. Bibiliya irambwira ngo bacura umuborogo. Iyo usomye 14 Itangiriro, igitabo cyo kuva Yimini, kuva 14-15 ngira ngo haravuga ngo Uwiteka arababwira ngo abwira Mose, arambwira ngo genda ubwire Abisiraheli ngo kuki muntaki, kuki mwongeye kurira, kuki mwongeye kubabara. Bayibiri irambwira ngo arababwira ngo genda ubabwire baceceke, biceceke. Teri wanayimba ngo calm down, hallelujah. Ubwira ngo just listen, just keep quiet. Ubwira ngo mu kibazo nibasakuza, mu kibazo Imana iravuga. Pera Imana yacu amashyi cyane. This year, reka mbabwize ukuri, iyo cyose watewe niyo wakomereka gato, plani yari nini isayi Imana kwereka. Hangiye mbabwira ngo itariki 7 na kizi ya 15 impanuka. Ejo bundi nkiri y'imodoka, ndibwira ko niyo naba ntaje mu rusengero gusa ngaceceka Satani byamukorera, kuko however much you speak over, ukurushaho kuvuga ufite umuntu ucecekesha. Ntabwo ari impanuka saci ngo tumugare tuvuge ni ugupfa, ariko niba Imana yemeye ko tubaho vuga ngo amakuru yayatanze. Iramubwira ngo babwire baceceke. Why? Kuki baceceka? Iramubwira ngo nijye wabikoze, nijye wabashize kuri uyu musozi. Nagira ngo Farawo n'utwa yasigaranya dukureyo, nagira ngo akureyo mu bubiko ingabo afiteyo n'intwara atarakoresha bivane. Hanyuma babwire ngo ni muceceke, mugiye kubona gutabarwa ku Siyoni, mugiye kubona agakiza k'Imana. Listen my dear, atari Imana ntiwaceceka mu kibazo. Nibura nababwiye ati nimwiruke muharamba umusozi, muzamuke wenda hapfa binyuma ariko hagira abarokoka, muhagarare muceceke. Imyambiri biraza, amafarashi ariruka agenda yisumbukuruza, hanyuma muceceke. Haleluya. Vuga ngo intwaro z'intambara y'Imana yacu nizisakuza. Hera Imana yacu amashyi. 2024 Satani naho asakuza, turaharenda mu izina Yesu. Komera Yesu amashyi cece. Haleluya. Amen. Mose arababwira ngo ni muceceke, calm down. Imana itwigishije guceceka mu bibazo, yaturwanira intambara, ariko rimwe na rimwe tuyobora abanzi bacu aho turi. Amen. Bajya bifuza ko tuvuga tukavuga, ariko buriya ducecetse tuba turwana. Iyo ducecetse mu bushake bwayo turanesha. Amen. Bayibiri irambwira ngo iryo joro akantu kajya kanshimisha, uko amagare yirukaga ntiyabageragaho. Haleluya. Yashizemo akantu kitwa ntibagerwaho. Haleluya. Yashizemo marayika utagaragara w'umuyaga utuma batahagera. Abisiraheli bahindukira bakabona barugarijwe, ariko vuga ngo burira ntibagerwaho, buracya ntibagerwaho. Ngo ijoro ryose iraritandukanya amazi, vuga ngo irarihuha amazi, vuga ngo iraritandukanya. Bwira mwene so ngo irimo iratandukanya, bwira ngo irimo irakinzira, bwira ngo irimo irabirema, bwira ngo irimo irabikora, ngo iraritandukanya. Kandi ubwira ngo marayika wawe arimo aratandukanya ibihe byawe. Imana igiye kugutandukanyiriza ibihe mu izina rya Yesu. Haleluya. Uri mu kibazo ushobora kubonera umuti. Amen. Ariko aho umuti wawe uri abanzi bawe baraharyama. Mu bifatika n'uruzwa,
wifatika uzi kubaka abona kwiyubakira ariko ubutaka bwawe Satani aburyamyeho. Mu bifatika murize, mu bifatika nta muntu w'i Kigali atayizi, ariko Satani arimo kuhaguririza amarira. Reka nkubwire, i Kadeshi nubwo bahatize Uwiteka yari kumwe. Niyo Mana yababwiye ngo mwiyeze agiye kubaciriza. Bayibiri irambwira ngo igitondo ki iminsi 3 barahaguruka, vuga ngo barahaguruka. Wambwira Abisiraheli barajyanywe n'iki kugira ngo bahaguruke? Bizeye ijambo Uwiteka yavuze. Niba ari Imana yambukije Yorodani ikica abami b'Abamori n'Abamoni ikatwambutsa ikatugeza aho turi, niba ariyo Mana yakumenye utarabura Solomo nda ya mama wawe, vana mu magambo, niyo Mana muhagararanye uyu munsi. Iyagukoreye mariage niyo, iyaguhaye abana niyo, yakubakiye Kigali niyo, yaguhaye akazi niyo, yaguhaye itorero niyo, yaguhaye agakiza niyo. Bwira mwicaranye ngo niyo ihari presently, bwira ngo ya yindi yagukijije ni nayo Mana uyu munsi muri kumwe. Heri Imana amashimwe izina rya Yesu. Haleluya. Iyo nzira yatwaye Abisiraheli, iyo niyo nzira Imana iteguye mu buzima bwawe. Iyo nzira yaciye kiriya gihe, iyo niyo nzira iciriye ubusore bwawe, iyo niyo nzira iciriye umuryango wawe, iyo niyo nzira iciriye iherezo ryawe. Ababyumva amina, ba nyirabyo mu byakire, abari online mu byakire mu izina rya Yesu Kristo. Ngo bahageze Yosuwa arababwira ngo mujye gutata igihugu. Ndashaka kuza gusubira irebe ikintu cyateye abantu. This is not a story, this is reality. Even now n'iri joro harabo yangukije, n'iri joro hari ingumba zasamye, n'iri joro harabo yishyuriye amaceke, n'iri joro harabo ibitabo byasinyiye ko Kigali batazayimukamo. Buri munsi dokima z'abera zirasinywa, buri munsi zirasinywa. Iyawe n'ibitaragerwaho hari iya Joshua na Kerebu, ariko generation yakiraje. Vuga ngo generation yawe iraje, vuga ngo ikinyejana cyanjye kiraje, vuga ngo urugo rwanjye ruraje, vuga ngo jye n'abana banjye turaje, vuga ngo jye n'inzu yanjye turaje, vuga ngo jyewe n'umuryango wanjye turaje, vuga ngo jyewe nanjye turaje. Heri Imana icyubahiro. Hari abarimo kuza, hari abarimo guhaguruka, hari abarakariye Satani. Komera Yesu amashimwe cyane. Bambutse nta bwato. Imana yambutse abantu nta bwato, ikambutsa abantu nta migongo bahetsweho. Nawe irakwambukije mu izina rya Yesu, nawe urahanyuze mu izina rya Yesu, nawe urahaciye mu izina rya Yesu. Cyubahiro gihereza Imana. Umugore ababonye w'indayi, vuga ngo w'indayi, teriboneye ipa ngo niba maraya yamenya abatasi, nta kuntu Satani atakuzi. Agerageza nawe nk'umuntu w'umuhanga ngo arabaza bati Yorodani yatambutseho kabiri, mu by'ukuri amazi aratera. Mwese hari indege yaguye ku airport ntayiva. Mwese aba batabawe nawe ngari kabarebye analyse yakoze icyo utazi. Bwira mwene so icyo utazi, mubwira ngo amakuru y'inyanja itukura bari bayafite. Ntabwo mubyumva amakuru y'inyanja itukura. Mubwire ngo ubuhamya bwawe isi irabuzi. Mubwire ngo Satani arabizi, ukiri umusore arabizi, uburyo wirinze arabizi, uburyo warinze ubukobwa bwawe arabizi, uburyo wariseriye mu gakiza arabizi, uburyo uhagaze arabizi. Mubwire ngo mu bantu afitiye ubwoba gufitiye ubwoba. Torero Satani abafitiye ubwoba, and he has a reason, kandi afite impamvu y'ubwoba. Abantu bambuka inyanja nta bwato, abantu barya ku mutima wo mu ijuru, abantu babona amazi yo mu rutare bakayanywa, abantu imyenda idasaziraho uko bakura, amakanzu agakura uko bakura, inkweto zigakura uko bakura. Mubwire ngo amakuru barayazi. Abantu babici ariko hari umuntu yumva, hari umuntu yumva. Haleluya. Mubwire ngo Kigali ntabwo harabiza, ahubwo haba ubundi bwoko bwitwa haleluya
Yesu nahabwa icyubahiro. Ibyo murimo kubona bibatugirije ni toto kuyirusha ibyo yarayikoze. Uzishimire kuba umutima wawe udakirana nawe ku ntege nke zawe. Otherwise let God work. Yesu ahabwa icyubahiro. Arabakira bashyiriwe mu nzu, arabamenye. Abahungu bakagira ngo ntiyamenye. Birambwira ngo arangije abashyira ngo bohereza abantu barabimenya ko hari abantu binjiye mu gihugu. Igihugu nacyo ariko cyari seriye cyane. Yeriko nawe yari abantu bo ku mudugudu bari very active. Yesu ashimwe cyane. Ni nayo mpamvu na Satani ari mu kazi. Kwagentinga urugo rwawe ni inshingano. Kuko ukumera neza aramera nabi. Ntimukanibaze ngo kuki tumeze nabi muri ku rugamba. Ntukanibaze ngo kuki unatewe. Yesu uraterwa kuko ufite aho ujya. Uraterwa kuko ufite inzozi. Ubugira ngo wacecekesha abatoni Satani acecekesheje yabadahirire. Uzi urusaku rwanjye rwo muri uyu murwa. Uzi induru zanjye zo ku maradiyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Guhera 2:7 mvuga vuga ngo avuga. Vuga ngo avuga. Vuga ngo avuga. Ubu nimwe mugezweho mugira ngo nimwe natangiranye namwe. Nuko ari mwe mugezweho. Kandi ndindiriye n'abuzukuru z'abanyu kuko mu basaza sindimo. Nibyo agerageza impanuka zo ndazizi ariko nta n'umunsi n'umwe. Niko nabonye. Ndabizi impanuka nk'igiti kikitura mu mutumba wituye hasi. Ndabizi bwonko bugenda ariko nkagaruka ngasanga naho nakomeretse. Vuga ngo arabizi. Yaba inzara ndayizi, kwaba kwirukanwa mu nzu ndabizi, kwambara ubusa ndabizi, mpanuka zo mu ivugabutumwa ndabizi, ntambara zo mu mwuka ndabizi ziyeriko, crossinga Yorodani ndabizi. Vuga ngo arabizi. Niyo mpamvu uyu munsi iyo ninjiye mu rusengero ngabanya akamenyero. Vuga ngo agabanya akamenyero. Iyo mvuga Yesu muvuga uko ndi, ntabikopera, ntabishakisha, ntabiyiba kwantuza, ukumbona niko ndi. Ariko hari ubuhamya buruta uwo ndiwe. Hari ibivuga inyuma yanjye biruta icyo ndicyo. Hari ibivuga inyuma yanjye biruta agaciro kanjye uyu munsi. Ariko nyamabwira ngo isi itabizi batarabizi. Undi ubizi n'uwo duhanganye Satani. Vuga ngo arabizi ko namucitse. Hera Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Rahaba arababwira ati umva. Afite umugisha bazi guhisha. Abashyira mu gitwaro. Vuga ngo abubakirayo. Baramubwira bati baje hati bahanyuze. Aranabayobya ati musohoke baciye kuri Yorodani. Arangije amaze kubona ko ikirere kibaye okay. Arabamanura. Bakubwira ngo yarahishe yaranahakubitira. Niba kubwira ngo umuntu wese witeguye kubana na Kristo agomba kuzasharingaho umugabane w'umubabaro. Ugomba kugabanaho agace k'umubabaro we at least gato. Narahabuye arakagabana. Haleluya. Arangije arababwira toka ati bagiye atari ko mwirinde gucinzira ati kuko baciye aha namwe muca. Arababwira aterega turabazi. Twarabumvise none turanababonye. My dear, hari igihe Satani akumva ariko hari n'igihe akubona. We have come to aya. Twinjiye mu mwaka ari bukubona. Bwira na yibe wawe ngo ari bukubona. Mubwire ngo kandi agiye gukubona. Hera Imana icyubahiro ababyumva. Haleluya. Arambwira ati none dufite amakuru yanyu kuva mwambuka inyanja itukura. Vuga ngo hari kera. Ira ngo byari bayi nk'imyaka 30. Yesu ashimwe cyane. Arambwira ati kuva muva muri Egiputa mukambuka inyanja itukura. Twarabimenye ko ukuboko k'Uwiteka kwari kumwe nawe. Ako bagakomeye Imana bashiriye uko. We realized uko ngiye kuhasoza. Aramubwira ngo nzi yuko Uwiteka abahaye nuko nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu. Vuga ngo ko ni kamwe. Ntago abahaye umudugudu, abahaye iki? Igihugu. Abahaye iki? Igihugu. Abahaye umugisha mu gihugu. Abahaye uburenganzira bwo kunesha. Abahaye abasigiye gutsinda. Nzi ko Uwiteka abahaye
ntabwo ari kubw'amaboko. Impamvu muruha mushyira mu bwonko mukaruha, mukabikurura mu mutima mukaruha. Niyo mpamvu Habakuki yavuze ngo itoha itatoha, inzira y'Uwiteka izasigara muri jye. Hera Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Garuka come up. Amen. Nzi ko Uwiteka abahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba. Bwira neighbor wawe ngo batararwana bateye ubwoba. Aka ntabwo urimo kukumva. Uzi guca ahantu ukabikamo umuntu ubwoba. Haleluya. Arabanyaca hafi aho dutuye pastor batoni pastor karibu mukanguti. Ese jwisha ari kubwogera mu bugende kuko urabangamira imigambi yacu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kabona umuntu kagira ngo arakubashye tena spirit zarwanye. Amen. Arimo arashaka ko wihuta ukava mu nzira kuko urimo kubangamira plan ze. Wamugezeho umutima urikanga, wamugezeho atekereza ko yaracumuye kandi ntabwo bizi. Wahuye nawe atekereza ko icyaha yakoze ukizi. Wamurebye atekereza ko wamenya aho yiriwe naho yaraye. Kavuga ati mushumba ati ndabubaha ati tuzabonana ati reka mengiye. Vuga ngo babateye ubwoba. Hallelujah. 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 I remember jewe nyimara gukizwa nzi ko hari ibintu nateye ubwoba. Simvuga ngo n'uyu munsi ni buhari ariko iyo byari yarite ntabwo ni bivuge cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari spirit zari yakitize ndazibona, vuga ngo arazibona. In my family ndazibona. Buriya wumva ngo umuntu yakijwe mu muryango uramurwanya, avuga ngo baho bateye ubwoba. Baho bateye ubwoba. Wafutse mu barangi uba wabateye ubwoba. Yesu ashimye cyane. Rahabu aravuga ati ubu mutubona hano ubwo mubona nanjye ncuruza ariko buriya dufite ubwoba kuko rede naha ati murahageze. Ninde wabambukije? Mwaciye mu nyanja n'amaguru. Yorodani yababonye iritamurura ibaha inyanja. Bene data ni bingahe biguhaye inzira? Ni bingahe biguhaye inzira? Nyeganyereza umuntu mwicaranye mubwire ngo ni bingahe biguhaye inzira? Kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura. Inde wakamije Uwiteka. Mwiriwe muhagararanye ngo ariko buriya nta kintu iwawe yakamije. Buriya nta kintu yibagirishije mu buzima bwanyu. Inyanja itukura muyigezeho muva muri Egiputa. Avuga ngo ayo makuru barayazi. Next akongeye aramubwira ngo nibyo mwagiriye abami bombi b'Abamori bo hakurya ya Yorodani nabyirabizi, Sihoni na Ogi, abo mwirimburiye rwose. Vuga ngo amakuru barayafite ko hari ibicaniro by'imiryango twarimbuye, ko hari systeme twasenye muri famiye zacu. Twasanze baraguza, twasanze baterekera, izo system turazanga, tulokinga iyo miryango. Vuga ngo barabizi. Vuga ngo diamond zirabizi, nyabingi zirabizi, abagome barabizi ko hari ibintu bakingiranye. Uwiteka arabicingura. Bavuze ngo ntituzabyara turuzukuruza, baravuze ngo tuzashaka dukora za mariage, baravuze ngo ntituziga turiga, baravuze ngo ntibazajya i Kigali duturayo. Hera Imana icyubahiro, ntabwo turi abashyitsi ahubwo turatuye. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Arongera arababwira ngo hari n'ikindi tubaziho. Vuga ngo hari n'ikindi. Twumvise uwo mwana tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba. Nta muntu n'umwe mutakuye umutima kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. None ndabinginze nimundahire Uwiteka ko muzangirira neza inzu ya data. Haleluya. Arababwira ngo dufite amakuru y'uko Imana yanyu church torero Yesu niwe mutwe w'itorero, kandi kugeza ubu ntabwo turwana na Satani real, turwana na Satani, turwana n'aba agent. Devil is already bounded. Satani warafunzwe. Vuga ngo yaramugaye. Mbwira ngo nta gifunguzo, biriya bifunguzo twahawe babikuye kuri Satani.
mbahaye imfunguzo zo mu isi, mbahaye imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Icyo muzafunga mu isi kizafungwa mu ijuru, kandi icyo muzafungura mu ijuru kizafungurwa no mu isi. Aya makuru turayafite ku isi ifite ubwoba. Uyu mudamu arababwira ngo ijye utumye mbahisha nuko niyo navuze induru bakantabara. In system, muri foundation y'itorero, muri systeme ya Kristo ntabwo ajyatsindwa. Kuva muri abagaragu b'Uwiteka turabizi ko naha turi Yeriko, ngo barubatse Yeriko, aravuga tumva umugore arahanura, aravuga turaha dufite ubwoba bwanyu, twari tubufite muri hakurya none mwahageze. Bamugeraga turi mu cyaro none twageze mu murwa. Vuga ngo bageze mu murwa, vuga ngo bari mu murwa. Niba Satani yaragufitiye ubwoba mu cyaro none ukaba waje mu Banyakigali, vuga ngo mu mind hagiye gukora, mu bwonko hagiye kwihuta, mu migendere hagiye kwihuta, mu gusenga bigiye kwihuta, no mu mikorere bigiye kwemera. Komera Yesu amashi. Haleluya. Wigirira ubwoba umuntu ugufitiye ubwoba. Iyi si nubwo yagira imbaraga zigabanya systeme, ariko mbabwiye ngo the foundation will never be broken. Ntabwo system ya Kristo izigera itsindwa. Uzi impamvu idatsindwa? Haba ari urukuta basenya, vuga ngo iri mu mitima. Niba uri umuhanga muri iyi generation mu myaka yawe, kuko ntituraba igihe cyose, dufite icyacu ngo n'icy'abandi cyatambutse, ariko niba ushaka kuba umuhanga muri iyi si, uziga ibitabo byinshi ariko uzashyira Imana imbere. Haleluya, haleluya. Kuko ibi bitabo bijya bigeraho abigiye muri analogue bakarangira, hakaza baza muri digital. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kugeza ubu ariko systeme ya Kristo n'ukwemerera umwuka w'Imana. Mwuka w'Imana arakumacuwaringa, mwuka w'Imana arakuzamura. Turi mu mwaka ufite steam ivuga ngo we are empowered. Twongeye kuzuzwa, twongeye guhagarikwa ku munara, twongeye gusubizwamo imbaraga, twongeye kwemererwa n'umwuka w'Imana gukorana natwe kugira ngo iby'Imana yakoze byongere kugira volume mu rugendo rwacu rw'ejo. Komera Yesu amashimwe cyane. Niyo mpamvu uvuga ngo buri ndwara yose vuga ngo iri hasi mu izina rya Yesu. Tangira gusenga ubwira Satani ngo iyanyambukije umwaka ushize, iyabanye nanjye imyaka yarangiye, iyabanye nanjye ntarabura usoro mu nda ya mama, iracari ya Mana. Komera Imana yacu amashimwe cyane. Haleluya. Iracari ya Mana, iracari ya vuga ngo iracari ya Mana. Ikugaburira nijoro n'iyigabura mu gitondo, iyishyuye uku kwezi n'iyizishyura imyaka izaza, iyaguhaye ubutaka inayo izabwubaka, iyagukodeshereje inayo izishyura, iyaguhaye ubuzima inayo izakubiramisha. Icyubahiro gihereza Imana. Ntabwo turimo gushyushya inkuru. Pawulo umunsi umwe yabajije Abagalatiya, reka nyureyo nanjye reka nsozanya n'aka kantu mbabwira ngo muri observation nibaza uri umukristo kandi mw'abakristo kamvuga akantu ka Kinyarwanda kavuga ngo mugabanya akamenyero. Yesu ashimwe cyane. Abantu babanye n'Imana nk'ababana na brother wawe ushobora kumubwira, ushobora kumubeshya bikemera, ariko God never lies. Ntabwo wabeshya Imana. Ibi bintu byo gukorana n'Imana kuko yabakoreye ririziti. Ibi bintu byo gukunda Imana kuko yarayiguhaye ifiriti ririziti. Mugere ku rwego rwo kubaka ibintu biri excellent mu buzima bwanyu. Mugere ku rwego rwo gukunda Imana atari uko yabanje kubakorera. Maturity y'abantu buzuye umwuka w'Imana. Amen. Ntibayoborwa na kamere z'umubiri. Kamere y'umubiri irakubwira ngo none se ko bitaraye bigenze neza icyo gutwarayo n'iki. Ariko iyo ufite umwuka w'Imana, Imana ihora ari iya mbere mu buzima bwawe. Iyi generation uyu mwaka abafite Imana bagiye kugaragara. Pera Imana icyubahiro. Nsomera mu Bagalatiya 3:4 kugeza kuri 5. Ndumva ndi busorezaho. Nakabazo ndimo mbaza kamatsiko. Vuga ngo nakabazo kamatsiko. Njirira vuba. Haleluya. Ugihagaze kuko tugiye gusenga. Ibi ndimo ndabivuga mvuga ngo kugeza ubu isi ifite amatsiko y'itorero. Satani afite ubwoba bwawe. Wadusomerayo yihute. 3:3 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Ibice 3
Yavuze ngo muri abapfapfa mutyo mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibashirijwe ubusa, mwayibabarijwe ubusa. Ndekera aho nzahatangirira ubutaha. Murongo wa kane. Ya mibabaro myinshi, ako niko nashaka kuvuga. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa. Pawulo arimo aributsa Abagalatiya, arimo arababwira ati bene data, igihe mwagaragaraga ko mubabaye nibwo ubuhamya bwanyu bwazamukaga. Ndabeshya? Igihe cyose iyo cyakiri iri na isolation nanguka mvuge ngo igihe bari ku nyanja itukura basaga nk'abababaye, ariko nibwo igitinyiro cy'Imana cyagaragaye. Amen. Iki gihe mwibwira, igihe abantu barimo gushaka kwibwira ko bari gatsinze, nicyo gihe umwuka w'Imana afite ifuhe. Ariko niyo mbabwira abantu mwese mufite ibyo munyuramo, ndashaka kubabwira ngo ntabwo Imana yabaretse, kuko muri iyo mibabaro yacu tubabaranwa na Kristo kandi tukabyukana nawe mu gitondo cy'umugisha. Cyubahiro gihereza Imana. Arababaza Abagalatiya akavuga ati igihe mwangaga ibicaniro by'abadayimoni, igihe mwakurwaga ku mategeko yabatwazaga igitugu, igihe mwakirwagaho iteka Imana ikababohora, uyu munsi mwibagiwe ineza y'Imana. Igihe mwatukirwaga ubutumwa bwiza, aravuga ati ya mibabaro burya mwababarirwaga ubusa. Nanjye ndabaza caci, ntibikwiye ko musubira inyuma ngo mwirengagize ibihe Imana yabakoreye. Niba Satani yibuka ubuhamya bwacu muri Kristo, why can't you? Kubera iki wowe utabyibuka nkawe? Cyubahiro gihereza Imana. Rahabu arababwira ati turabazi bambutse inyanja itukura. Arababwira ati arababwira ati turabizi. Yesu nashimwe cyane. Ndashaka kongera kwibutsa itorero. Haguruka ku maguru yawe. Mubwire ngo uyu munsi, reka ntangaze, reka mpanure mvuga ngo guhera uyu munsi ntuzongere kugirira ubwoba ikikuri imbere, reka kiguhindura umushitsi. Habe niyo wabona ijoro ryawe ari ribi, icyo ni igitero kikumaramo intege, kuko umwanzi yatinya agaciro kawe. Igihe cyose udashoboye kurwana n'umuntu ngo umutsinde, ugerageza n'icyamuca intege. Iyo yafashe ku cyawe abaguca intege, iyo yafashe ku buzima bwawe abaguca intege, iyo yafashe kuri konti yawe abaguca intege, iyo yafashe ku bana bawe abaguca intege, iyo yafashe ku muryango abaguca intege. Ariko ibyo byose nubwo uri mubibona, agufitiye ubwoba. Ntawe usahurwa adatunze, kandi nta rugo ruterwa rudafite igiciro. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Kugeza ubu igiciro cyawe kiraruta imigambi ya Satani. Agaciro kawe muri iyi si karahambaye kurusha imigambi umwanzi afite ku buzima bwawe. Icyubahiro gihereza Imana. Haleluya. Ndahano navuga ngo uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo, ahantu Imana igukandagije wemere uharya ibyaho. Haleluya. Utwara amasezerano ahari. Ni muri Kigali, enjoying ubwiza bw'i Kigali. Genda nk'umuntu wese ufite confidence, tangira kumva uzaraba kandi uzabaho neza. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Iyi ni capital city. Haleluya. Haleluya. Ariko ngira ngo ngenekereje kansobanure mu byanjye uko byumva. If it is a capital city, kuri runo ruhande ni umurwa ufite kapitali nini. Ndeka kuvuga capital something, ajewe kandi uvugire capital ivuga ngo ni umurwa urimo byose. Amashuri yawe wize yaha agaciro. Kuri level yose uriho, Imana hari ibyo yagukoresha by'ubutwari. Urugo rwawe ufite varied, hari abatazifite. Ubusore bwawe muri Kristo buha agaciro, kuko hari abana batashye ku myaka nk'iyawe. Hari n'abo umwanzi yamaze kwangiza mu mutwe. Yesu ashimwe cyane. Imana iguhaye itorero nk'iri, uraza ugasanga bateguye, uraza ukicara nk'umudiplomase, protokolo zigaturuka hari iwanyu. Ninde wari waguprotokora? Haleluya. Ariko uturuka mu marembo tukakwakira n'impumuro nziza, ukinjira ugasanga barakuririmbira, ugasanga hateguwe harasa neza. Icyo cyubahiro ni Yesu wakiguhaye. Muhereza amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Amen.
isi ifite amatsiko yawe, uratambuka ukaririmba tugafashwa. Hure ku ijwi ryawe abantu bumva utasoza. Ndajya ku gatuta abantu bakavuga pastor nabwiriza turafashwa. Ntabwo ari abatoni. That's why shaka guha agaciro kubaho kwanjye, shaka guha agaciro CV yanjye, shaka guha agaciro iminsi yo kubaho kwanjye, kuko umwanzi afite ubwoba bwabyo. Reka bigaragara Imana yagihabwa icyubahiro. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Garagaza agaciro kawe mu Mana. Tangira kwinjoyinga ubwiza bw'Imana. Tangira gushyira Satani hasi y'ibirenge. Nubwo imyambi ye ihari, ariko niba bafite ubwoba bw'inyanja itukura, mbaza ngo ubwa Yorodani buzabatera ubwoba bingana. Ariko uzi kubona abantu binjira mu gihugu nta bwato bwabaza, batoraguye amabuye hasi baciye aho. Bijye mu buzima busanzwe, vuga ngo ubuzima busanzwe. Ubuzima busanzwe ubaho utagira akazi. Yesu ashimwe cyane. Nta muntu waraye uteye urugingo rumene ubaho gute? Batoni ubaho wabayeho gute Kigali kahabyarira? Abajya banaducyurira amafaranga y'isengero. Zari izihe se ahubwo zari kudutunga muri ibyo bihe? Niba tutaragiye jewe nkanjye ayi myself, niba ntaragiye 2005, singende 2006, singende 2007, uyu munsi ndagenda n'ubusirimu buri hano. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Akosha ariko uziko niyo mpamvu arimo guteza za accident zitunguranye kugira ngo arebe ko yanyibira mu muyaga. Wapi ajya gupanga bagapangurura, aratera agasanga bashyizeho amahema. Vuga ngo bashyizeho. Yesu nahabwa icyubahiro. Niba naratashe tuburara, nataha tubiraza. Niba naratashe nambara igitenge kimwe nahindura ikindi, nataha mpindura buri cyumweru. Yewe Yesu we, pega abazimu. Amen. Ariko reka mbabwire, subira inyuma utera agatebe uburane nawe. Mubwire uti mu by'ukuri niba utaramfatiye mu kubyara. Hari igihe byara umwana wa kabiri yari yamanuye mu cyaro. Imana irambwira ngo ubutabazi bwawe buri Kigali. Vuga ngo Kigali hari ubutabazi. Kigali we urimo ubutabazi bw'abatoni. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Irampa abazimu barampakira bangeze po. Irongera iraturuna. Vuga ngo inzana muri transite yayo. Nanjye ntumbaze uburyo nisanze Kigali. Ngeze Kigali naharaye buraca ndabyara. Imana ishobora gufunga inda yawe kuko idashaka kubyarira mu kajagari, kongeraho iminsi yo kutabyara kugira ngo uzabyarire mu VIP naho uri bubone ubutabazi buri emergency. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Igihe cyose nabyaye vuga ngo sinabuze isombe y'ababyeyi, sinabuze igikoma cy'ababyeyi. Kambwira ngo ifite ibihumbi, ifite abantu, ifite. Hari umudugudu Pawulo yagezemo ngira ngo ni muri Efeso niba nibeshye. Baramubwira ngo umenyereye kuvuga ntiwongere kuvuga. Vuga ngo baramucecekesha, abazimu baramucecekesha. Ninjoro marayika araza amusanga mu nzozi aramubwira ngo Pawulo ubeshwaho no kuvuga. Aramubwira ngo bumbura akanwa kawe uvuge kuko muri uyu mudugudu hari abantu nasigaje kukumva. Bwira mwene so ngo ongera usenge kuko hari abantu Imana yasigaje kugutabara. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Hari abantu Imana yasigaje ku kibazo cyawe, yasigaje mu buzima bwawe, yasigaje ku mudugudu aho usengera, yasigaje mu muryango wawe, yasigaje i Kigali, yasigaje mu ntara, yasigaje mu mahanga ho muri. Hari abantu data asigaje for your purpose, for your own issue, kubw'impamvu yawe bwite. Vuga ngo yarababonye. Yesu ashimwe cyane. Buriya wigiriye neza uko avuga ngo urasohotse iyo ntebe yaza aho ukomeye kukurusha. Mwiri Imana icyubahiro. Ntuzibwire ko tubeshejweho n'abatwumva, tubeshejweho n'abo yahishe. Vuga ngo bo yahishe. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Zamura amaboko yawe hejuru. Ndagira ngo utangire gukirana uyu munsi. Numva Pawulo aravuga ngo turakirana, aravuga ngo duterane ibipfunsi ko ariko ntiduhusha.
ibipfunsi by'abera ntabwo bihusha, ntabwo sisiteme ya Kristo igihusha, ntabwo isengesho rihusha. Aravuga ngo duterane ibipfunsi umunsi ku wundi, ariko ntabwo tujya duhusha. Ndasenze ngo utaruzinga focus, ndasenze ngo udatakaza icyerekezo, ndasenze ngo udatakaza amahirwe, ndasenze ngo umwanzi ataguherera, ndasenze ngo usohokeyo. Barababwira ngo amakuru yanyu turayazi, formation zanyu turazizi, aho mwatangiriye turabizi, Imana yanyu turayizi, yabanye namwe turayumva. Barabwira ngo twarabyumvaga ariko ubu twabibonye, Imana yacu igiye kuberekana, Imana yanyu igiye kubahishura. Data wo mu ijuru ahishuye akazi, Imana ihishuye ubutunzi, Imana ihishuye abantu b'umugisha, Imana icyuguye inzugi, Imana ishizeho inzira aho zitari. Hamagara Yesu, uzamura ijwi ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatangaza amakuru meza mu nzu yawe, ndatangaza amakuru meza mu rubyaro rwawe, ndatangaza amakuru meza mu kazi kawe, ndatangaza amakuru meza mu gihugu cyawe, ndatangaza amakuru meza mu nzu yawe, ndatangaza amakuru meza mu maraso yawe, ndatangaza amakuru meza mu mutima wawe, ndatangaza amakuru asubizamo imbaraga. Imana iguhuza n'abagusubizamo imbaraga, Imana icungura ikirere cy'ubutabazi, Imana izamura abakumva baze, Imana izana abagushyigikira baze, Imana icungura imiyoboro yari icinze. Yabwiye Yesaya, yabwiye Kuro, Yesaya 45, yabwira ngo nzavunagura ibihirizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Hari ibintu Imana yaciciyemo kabiri, hari ibicaniro Data asheshe, hari amasezerano Imana ivangiye, hari amasezerano Data avangiye, hari ibicaniro Data akuye imbere yawe, hari imyuka Imana iranuye. Ibyakurwanyaga biceceke, ibyakurwanyaga biceceke, byakubuzaga amahoro biceceke. Hera uyu munsi cecekesheje buri imbaraga yose, cecekesheje buri gicaniro cyaburanaga amahirwe yawe, cecekesheje buri mwuka wakubuzaga amahoro mu ijoro no ku manywa, cecekesheje amajwi y'urucantege yazaga mu buzima bwawe, cecekesheje katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ramburira amaboko yawe Imana kandi urushimire Data. Abarozi bawe baravaho, nyabigiza kuburanaga ziravaho, ibitero byakuburanaga biravaho. In mighty name of Jesus Christ, biratandukana nawe right now. Birambwira ngo igihugu Imana irakibahaye, Imana ibahaye umugisha uhoraho, nta muvumo yongeraho, nta mubabaro yongeraho. We Satani yabateje wari uhagije, umugisha w'Imana nta mubabaro, mu mahirwe y'Imana nta gahinda. Right now igamburuje buri mugambi, cecekesheje buri gicaniro. Ndabona hari ibintu bisohoka mu buzima bwanyu, ndabona hari imyuka yose mwahuherwaga, iyo mwatongererwaga niyo mwahuhererwaga, itandukanye namwe mu izina rya Yesu Kristo, Mwana w'Imana muzima. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana yateye ubwoba abanyakanani, Imana yateye ubwoba abo muri Yeriko, Imana yateye ubwoba bari baturiye inyanja itukura, Imana yateye ubwoba, Imana yambukije abera. Genda wambuke uyu mwaka, wambuke, ambukana n'inzu yawe, ambukana n'abana bawe, ambuka muri financial, ambuka 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 mu bitekerezo byiza, ambuka mu mishinga wawe, tera imbere, aguka. Ndasenze ngo waguke, ndasenze ngo waguke, ndasenze ngo waguke. Ngo ntiyaciwe intege n'umusaraba wamushyizwe imbere, ngo kuko yabonaga ibyiza birutaho inyuma y'uwo musaraba. Imibereho y'uyu munsi, Pawulo aravuga ngo imibereho y'uyu munsi ntabwo twayishushanya n'ubwiza tuzahabwa. No, 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 no. Aravuga ngo imibereho y'uyu munsi, aravuga ngo imibereho y'uyu munsi ntabwo twayihuza n'icyo tuzaba cyo, ntabwo twayikompara n'igitinyiro cy'Imana yacu, ntabwo twayihuza n'ubuzima tunyuramo ngo byemere. Aravuga ngo uko tuzasa n'ikurerekanwa, ariko niyerekanwa tuzasa nawe, niyerekanwa bakundwa muzerekanwa, gitondo kizaca mwerekanwe, hari amajoro muzerekanwa, hari ibitondo muzerekanwa, hari imyaka izaza mukerekanwa, hari umunsi uzahishurwa. Yesu Lord, cyubahiro kibi cyawe Mana. Imibereho unyuramo, never compare the life you are passing through. Huhuza imibereho unyuramo n'icyo uzaba cyo. It's very big difference, biratandukanye.
niyo mpamvu Rahabu yababonye aravuga ngo turabizi niba mwambutse n'inyanja, niba mwaciye ku nyanja itukura, niba mutaje n'ubwato, niba mutahetswe n'abantu, aravuga ngo turabazi nubwo mutaraturya, aravuga ngo ariko turabazi, Imana yacu irabizi, we are different people, Imana yacu irabizi, we are anointed by the grace of God, Imana yacu irabizi. Feel that presence, emerera Kristo akore muri wowe, emerera ubwiza bw'Imana, emerera Kristo yongere ongera usabane nawe. Feel him, umva izo mbaraga, umva iyo grace, umva ubwo buntu, umva ubwo gusigwa, umva ubwo guhamagarwa. Barahamagawe bose barahamagawe, kandi umuntu wese yahamagawe uko ushaka. Hari abahamagawe n'abandi, hari abahamagariwe mu myitero, hari abahamagariwe ku mazi, hari abahamagariwe mu miryango, ariko uko bimeze kose irakujyana heza. Thank you Lord. Data ndagushimiye kubwira iteraniro. I know we are blessed Lord. Ndagushimiye kukuyeho kuvertire, ndagushimiye kukuyeho cover ya spirit of demon, cyuka gitwikiriye itorero, cyuka gitinyisha itorero, cyuka giheneberesha abantu b'Imana, cyuka kibibagiza imirimo Uwiteka yakoze, cyuka kibibagiza ibitangaza n'ibimenyetso, cyuka kibibagiza ukuboko kw'Imana babonye, cyuka kigenda gicira imitima y'abana b'Imana igahumana, cyuka gisubiza inyuma abantu b'Imana right now mu izina rya Yesu Kristo. Satani tugushyize hasi, igitinyiro cy'Imana kigaragare ku itorero, bwiza bw'Imana bugaragare mu bera, imitima yabo mere nk'iy'umugabo witwa Habakuki na Yobu. Ravuga ngo twavuye mu nda y'isi twambaye ubusa, no kuyibisubiramo turi naked, we lack nothing. Habakuki aravuga ngo imitini yatoha itatoha, never, I will not lack. Dawudi aravuga ngo sinzakena Imana ariyo mwungeri wanjye, yamubwire ngo ntabwo uzakena Uwiteka niba ari mu ruhande rwawe. Iryo joro wanyuzemo ntabwo ari igisobanuro cy'uko uzasa, uko uzasa ntikurerekanwa. Imana yanjye niyerekanwa, uzagira ubwiza buhebuje, uzagirwa amatsiko n'isi, uzagirwa amatsiko n'umuryango, uzagirwa amatsiko ku mudugudu. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashyi, komera Yesu amashyi menshi cyane.